Hayi muraho neza umukunzi wa filime icyumba cyanjye series. Uzizi abanyarwanda bati burya koko igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda, abandi baturucira mukaso rugatwara nyoko, kandi ngumanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Muri filime yacu icyumba cyanjye, nyuma yuko koko yagerageje gupanga umugambi mubi w'ubugambanyi, umupango wo kuroga Eva Junior akamwica, ariko bikaza kurangira uyu koko akoze ikosa. Ibiryo yari yateguye byo kurogeramo Eva Junior bikaza kurangira ari mama ubyiririye, umuntu bita koko. Isi ikomeje kumwikaragira ku mutwe ikamufungiraho amaferi, akomeje kugenda yicuza ibyo yakoze. Umuntu bita koko akomeje kugenda yicuza ibyo akoze. Koko agiye gutabwa muri yombi, aryozwe kwica mama we. Ibibazo byari bikomeje kuba ibibazo muri filime icyumba cyanjye series, nuko abantu bari bakomeje kugenda batekereza ko kuba mama koko yitabye Imana ari Nsuki ugiye kuba yabigenderamo, kubera ko Nsuki ari we wari wateguye ibyo biryo mama koko yariye agapfa. Abantu bari bakomeje kugenda batekereza ko uyu Nsuki agiye gufungwa azira ubusa, ariko ugiye gufungwa uwakoze ibyo byose yamaze kuba yamenyekana. Marene yamaze kumenya ukuri, Miki n'umugabo we Iva bamaze kumenya ko ibi byose ariko ko wabikoze. Bamaze kumenya ko koko yari ashaka kwica wa mwana ngo ni Eva Junior wari ukomeje kumusebya. Nyuma yuko Eva Junior yamenye ko koko atari mama we, uyu Eva Junior yari akomeje gushoza intambara yo kubaza koko, ajye kumwereka ababyeyi be, ajye kumwereka mama we, amwereke na papa we. Ibi ari byo byateye ko kumujinya agafata icyemezo cy'uko agiye kuroga uyu mwana ngo ni Junior akamwica, kugira ngo adakomeza kumutesha umutwe. None byaje kurangira aho kugira ngo uyu koko yice Eva Junior, byaje kurangira koko yiyiciye mama we. Muri filime icyumba cyanjye series, abantu bakomeje kugenda bibaza ibi bintu byabaye kuri mama koko, bakavuga bati uwiyishe ntaririrwa. Nkuko mwakomeje kugenda mubibona kuva filime icyumba cyanjye gitangira kugeza na n'ubu ngubu, mwagiye mubibona ko uyu mama koko ari we wakomezaga kugenda yigisha umukobwa we kuroga no kugira ubugome. None birangiye ari we bibyariye amazi nk'ibisusa, birangiye ubugome mama koko yigishije umukobwa we koko ari we abukoreye. Nubwo yabikoze atabigambiriye, nubwo yabikoze azi ko agiye kuba yagirira nabi umuntu bita Eva Junior, ariko bikarangira bifashe mama koko. Ibi byose bikomeje kubagiraho ingaruka, isi ikomeje kubikaragira ku mutwe ikabafungiraho amaferi. Niyo mpamvu twatangiye tubabwira tuti igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda, urucira mukaso rugatwara nyoko, kandi ngo umwanza gucukurira koba Imana gucira kanzu. Nkuko uyu koko yari yagambiriye kwica Eva Junior, n'ubundi Imana yamuciriye akanzu biza kurangira arusimbutse. None koko agiye kurenzaho atabwe muri yombi, agiye gufungwa ryuzwe ibyo yakoze. Umuntu bita Eva nawe yamaze kumenya ukuri, yamaze kumenya ko koko ari we wiyiciye mama we. Uyu Nsuki wari ugiye guhura n'akarengane ko gushinjwa kwica mama koko, ibi byose abashije kuba yabisimbuka. Baravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. N'ubundi umutima wa koko ntabwo wari uri hamwe, umutima we wari ukomeje kugenda umucira urubanza ku byo yakoze. None tayari birangiye amaze kuba yafatwa. Muri filime icyumba cyanjye series, ibintu byose bikomeje kugenda bisobanuka gake gake. Nanone uyu Karebu wari warakomeje kugenda agaragaza ko Eva yashakanye n'umwana abereye se wabo. Uyu Karebu wari warakomeje kugenda agaragaza ko Iva na Miki bafitanye isano.
ibyo byamaze kuba bisobanuka neza, umuntu bita Eva yamaze kumenya ko nta kintu apfana n'uyu mugabo ngo ni Kalebu. Umuntu bita Eva yamaze kumenya ko ahubwo avukana n'umuntu bita King, kandi aba bose nabo ubwabo bamaze kumenya ko uyu mugabo ngo ni Kalebu ari we wabiciye ababyeyi, yarangiza agasigarana imitungo yabo. Guys, intambara igiye kuba yaba hagati y'umuntu bita Kalebu ndetse n'aba bavandimwe babiri King na Eva. Ibintu byose bigiye kuba byasobanuka neza. Umuntu bita Kalebu nawe agiye kuba yaryozwa ibyo yakoze nyuma yo kugerageza gusenya urugo rwa Miki, avuga ko umuntu bita Eva yashakanye n'umwana abereye se wabo, yashakanye na Miki kandi bafitanye isano, kandi nyamara muri ibyo byose Eva na Miki nta kintu bapfana. Ubu tuvugana ukuri kose kwamaze kumenyekana. Umuntu bita Eva yamaze kumenya icyo gukora, n'umuntu bita King yamaze kumenya icyo gukora. Bamaze gupanga umupango mwiza wo gukora revenge, umupango wo kwihorera kuri uyu mugabo ngo ni Kalebu wagerageje kuba yabicira ababyeyi. So rero muri filime Icyumba cyanjye series ndatekereza ibintu mukomeje kubibona neza. Hari benshi bakomeje kugenda bifuza ko uyu mugore ngo ni Mama Coco atagaruka muri filime Icyumba cyanjye, bitewe n'ibintu yakomeje kugenda akorera Miki, bitewe n'ibintu yari yarakomeje kugenda atoza umukobwa we Coco, none nyuma na nyuma bikaba ari we bikozeho, bikaba ari we bigizeho ingaruka. Umuntu bita Coco nawe ibyo byose bikomeje kugenda bisobanuka neza. Abantu bari barakomeje kugenda babibona ko byagenda kose ko nta watwika inzu ngahisha umwotsi, n'ubundi ubugome n'ubugambanyi bwa Coco umunsi umwe buzagaragara kandi bukamukoraho. None dore birabaye, Coco abashije kuba yicira mama we. Umuntu bita Eva abashije kuba yasobanukirwa neza ubugome n'ubugambanyi bagiye bakorera umuntu bita Miki. Umuntu bita Coco ibyo byose bibashije kuba byasobanuka. Agiye kuba ari gukora uburoko hejuru y'ubugome bwe, hejuru yo gushaka gusenya urugo rwa Miki, kandi nyamara uyu Miki nta kintu na kimwe kibi yari yarigeze akorera Coco. So rero ikintu twagusaba nk'umukunzi wa filime Icyumba cyanjye series ni ikintu kimwe, ni ukureba munsi y'iyi video ukareba awaraga kumwe k'ikiganza kurebye hejuru. Mwese mukandeho mukande like, bundi mwese mukore subscribe. Reba munsi y'iyi video nimba utarakora subscribe ukande kuri iyo buto ya subscribe y'umukara, fungura akazogira ka mbere kuri all notification kugira ngo episode zose za filime Icyumba cyanjye ujye ukomeza kugenda uzibonera ku gihe. Nubisoza uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment, tube twakubwira operation igiye kuba yakurikiraho nyuma y'uko Mama Coco amaze gupfa. Yamara gupfa abantu bakaba batangira gutekereza ko ari Nsuki wabigizemo uruhare, ako bikaza kurangira Marena avumbuye ukuri kwa nyako, bikaza kurangira Miki n'umugabo we Eva bamenye ukuri, bakamenya ko ibi byose byakozwe na Coco. Tugiye kuba twababwira operation igiye kuba yakurikiraho y'uburyo uyu Coco agiye gufatwa agatabwa muri yombi, uburyo isi igiye gutangira kumwikaragira ku mutwe ikamufungiraho amaferi. Ibyo byose rero mbere yuko tubyinjiramo neza, reba ko wamaze gukora subscribe, reba ko wamaze gukanda like, reba ko wamaze gutanga comment, wamaze kuduha igitekerezo cyawe, ubundi ibintu byose dukomeze tubijyanemo neza. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwiyishe ntariridwa, urwishigisha yararusoma. Ibi byose Coco agiye kuba yahura nabyo niwe ubyikoreye nyuma yo kugerageza kugirira nabi uriya muziranenge ngo ni Eva Junior uri muri operation atazi. Uyu Eva Junior umuntu bita Coco yagiye kumuzana kugira ngo abeshe Eva ko bafitanye umwana, hanyuma Eva ashwane na Miki asenye urugo rwe. Ariko ibi byose birangiye bigaragaye, n'ubundi birangiye Eva amenye ukuri kwa nyako, birangiye Eva amenye ko Coco ari umugambanyi n'ubundi kuva na kera atishimiraga urugo rwa Miki. Birangiye umuntu bita
koko ubuzima bwe agiye kubusoreza muri gereza birangiye, mama we bari bafatanyije kugambanira Miki, ubuzima bwe burangiye burundu, bagiye kuba bamushingura. Guys, nkuko mwabibonye rero, uyu koko uko yari akomeje kugenda bivugana na Kamariza, uburozi babashije kuba bakoresha kugira ngo bice Eva Junior, ariko bikaza kurangira bishe mama wa Koko. Ntabwo bushobora kuvurwa, ntabwo bashobora kumuvura ngo akire. Ikigaragara nuko uyu mama Koko yamaze kuva muri filime Icyumba cyanjye burundu, ubugambanyi bwe bwamaze kuba bwarambirana, ibintu bye byose byamaze kuba byasobanuka. Ubu muri filime Icyumba cyanjye, abantu mwese mwifuza ko uyu mugore ngo ni mama Koko yaguma muri filime, mwandike ibitekerezo byanyu, n'abifuza ko